woki ngaho zamura inshuti yanjye
wene n'uruhande bamwita Ishimwe Sam. Pastor Ishimwe Sam, nawe hari Pastorine bamwita Akorage Ale. Assistant pastor bamwita Ngabo Eric. Ngabo Eric. Assistant pastor. Assistant pastor. Ngabo Eric. Nana wari. hapo mana Assistant Pastorine yamufasha icyo kazi. Yamufasha icyo kazi. Pasa Manuel. Mungu pasa mtosiwe rafi. Kugira yavuze ngo baramutumira bamusukaho amavuta, ijambo riravuga ngo niwe wuwo ukawiteka akajyamuzaho cyane. Badusengera abashumba bacu tubimikishije amavuta mu izina rya Yesu. Mana y'imbabazi, ubwo umugaragu wawe Bataringa Fred tumwimikishije amavuta mu izina rya Yesu, kugira ngo abe umuyobozi w'ubwoko bwawe, abana bawe ndamusengeye mu izina rya Yesu. Ijambo riravuga ngo baramutumira bamusukaho amavuta, maze ngo umwuka w'Uwiteka akajya kumuzaho cyane mu izina rya Yesu. Kira amavuta yo gutanga, amavuta y'ubwenge, amavuta y'ubuhanga, amavuta y'ineza y'Imana, kugira umutima w'Imana, kugira guhamagarwa kwiza mu izina rya Yesu. Mana y'amasezerano y'imbabazi, gire neza ijambo ryawe, rigire neza Imana y'umukobwa. Ubuzima bw'abana bamaze kwimika umwami, marayika mu Imana bishimire mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana, mu izina rya Yesu. Twakira ijuru ryawe Mana, imuha amavuta mashya, ubwenge bushya, bw'igisonga cyegura ubwiru bw'Imana, ihagararane nawe shuri rwo gushumba abana b'Imana. Zagura imbago zawe n'umuryango wawe, abakubyaye bazabona umugisha w'amahirwe yo kwimikwa, basumwuka wera abasengera mu izina rya Yesu. Mana y'imbabazi, Mana y'amasezerano, Mana y'icyubahiro, bahubwenge no gukora mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Urakoze data.
icyubahiro mwana turavuga gukomera kwawe mu izina rya Yesu amavuta y'umwuka wera amavuta y'Imana ngo bakimwimika umwuka w'iteka muzaho ubashyigikire mwana w'abami turasengera bakuraho umugisha wawe bana nawe mu bwenge babera Imana babera itabaza babera urumuri ku babera ihumure iyo bazaba bahagaze imbere y'ubwoko bwawe Akana karansekeje, akana gatoya karansekeje mu bintu byose Zahora tugushima uvuga imirimo yawe Mwami Mana Mwami Mana. abashumba tumaze kubimika ba segonderi n'aba pirimeri murahamagara andi matsinda yose tuyasengera mwihute rwose burimo burira kugira ngo mukore izindi gahunda. Tugiye ku bajyanama b'itorero advisors ba secondary. Advisor wa mbere yiga senior 4 bamwita Mugabo Ivan. Wineza Diana. Ukomeze kuri basiwa cyangwa se bakweganaiza. Uwa mbere bamwita Muneza. Abanyamasengesho. Yes. Uwa mbere bamwita Dushime Anatole. Dushime Anatole. Dushime Anatole senior 5 May. Bafatanyije n'Ishime Allen. Ishime Allen. Tugiye kuri sekirutare. Umunyamabanga. Sekirutare. Mwanditsi w'itorero. Ashara Gloria. Ashara Gloria. Umubitsi w'itorero. Umubitsi w'itorero. Tumwina Innocent. Urambere bamwita Ngirunkunda.
ashyiraho imbaraga Tishimo David Dirija Ngirumunda Faustin Senior 5 MCB afatanyije na Mutoni Esther Senior 2 Mutoni Esther Senior 1 Secretary Gatera Benon Masa Kasime Anet Senior 2 Kasime Anet Senior 2 Voice of Hope Choir Kwari namwita Agaba David Senior 5 Vice President mwita Tumukunde Sharon Senior 2 Tumukunde Sharon Senior 2 Advisor mwita Shaka Gilbert mwita Gakuru Elisa Itasesa Gakuru Elisa Dirija Uwiduhaye Joseph Uwiduhaye Joseph Secretary Ishimwe Allen Senior 1C Ishimwe Allen Senior 1C Basala mwita Rosie Emmy Banditim Bandina mwita Gatesi Barbara Senior 2 Gatesi Barbara Senior 2 Vice President mwita Yana Oliver Senior 1C Yana Oliver Senior 1C Intercessors Bamwita Musi Imi Senior 1C Umugenzuzi Tumusime Anet Senior 2B Secretary Umutesi Presi Basa bamwita Kayitesi Janine Senior 5B Dirija Bambande Pera Senior 1C Nibabazi Betty Senior 1C Babazi Betty Senior 1C Dirija Bambande afatanyije na Hakizimana Fred Babazi Betty Senior 2 not Senior 1 Ikorera imbaraga bambika imbaraga banezeze bandije bitorero baha ubwenge baha amavuta mashya komeza intambwe zanyu komeza igihugu cyacu cy'u Rwanda Uwiduhaye Joseph afatanyije na Agaba David ugiye kubadadi n'abamami b'amafamiye hari family dadi yitwa Agaba David Senior 5 mami yitwa Kayesi Emu Urari family dadi bamwita Tumwine Innocent afatanyije na Mutesi Faith Best family dadi yitwa Ruganzu David mami ni Nyangoma Esther Best family dadi yitwa Sande Benon mami bamwita Kansime Jane Abraham's family dadi yitwa Kagarama Emile Abraham's family dadi yitwa Muneza Olivier mami bamwita Muhoza Anet Rivers family dadi yitwa Kagarama Emile mami yitwa Ishimwe Allen New Seeds of Jesus dadi yitwa Muhoza
Bowazi Emile. mami yitwa Iteriteka Dorcas. Iteriteka Dorcas. Mami Music of Jesus. Music of Love. Music of Love. Dadi yitwa Dushime Anatole. Dushime Anatole. Mami yitwa Busingye Jessica. Mami yitwa Busingye Jessica. Music of Love. Light Family. Light Family. Dadi yitwa Shema Derek. Shema Derek. Mami yitwa Nayabare Frida. Nayabare Frida. Amazing Family. Amazing Family. Dadi yitwa Mugabo Ivan. Mugabo Ivan. Mami yitwa Uwitonze Angel. Dukomeze na primary. Dirija wa primary. Umwe yitwa Harimana Joseph. Harimana Joseph. Atanyije n'uwatebye. Uwase Rebecca. Uwase Rebecca. Adivaiza Asimwe Robert. Afatanije na Mutesi Devota. Mutesi Devota. Auditors. Muramutsa Remy. Jesus, Muramutsa Remy. Muramutsa Remy. Assistant auditor. Muganwa Sylvia. Muganwa Sylvia. Angelis. Masira Butumwa. Buberwa. Buberwa Buturo. Afatanyije na Ishimwe Samuel. Shimwe Samuel. Secretary. Mutoni Fiona. Afatanyije na Kangwanaho Moses. Intercessor. Gikundiro Mumoreze. Afatanyije na Mutoni Anet. Protocol. Muvunyi Julius. Afatanyije na Kagabo Frank. Mutsinzi Vital. Ainomu Kasho Rina. Hari abatica bazajya babafasha. Abazajya bafatanya n'abana ba primary. Uwa mbere bamwita Rugeneza David. Muhawe n'Imana Celine. Hari abaticas bazajya bafasha secondary. Uwa mbere bamwita Bafaki Alex. N'uyu turi kumwe. Uwa kabiri bamwita Bisangwa Dan. Uwa gatatu yitwa Iyamuremye Nasani. Imana ibamugisha. Sore gatoya muri protocol za secondary. Aro twasimye twitwa Murengezi Caleb. Reka saba ababyeyi baba bana tubakoreho akaziga tubazenguruke dusenge isengesho rimwe dusoze. Umukore akaziga rwose tubashyire hagati. Ababyeyi nicyo cyabazanye. Ababyeyi nimuhaguruke. Aba ni abana banyu n'abana b'Abanyarwanda n'abana b'igihugu bahisemo. Imana yabahaye umurimo mwiza w'iyobokamana. Nimubazenguruke aho bapfukamyeho maze tubasengere. Kugira ngo rwose muze mukore akaziga uruhande mutaraza ababyeyi, ko mutaraza batari abana bacu. Bifurije umugisha w'Imana, umugisha wa kibyeyi. Mureke gucuranga, mube mukwema gucuranga. Babyeyi
nimuzamure amaboko yanyu maze tuzamure amajwi yacu. Data mwiza mu izina rya Yesu, abana bacu badufite imbere bamaze kwakira umurage mwiza, bamaze gusengerwa, baratoranijwe n'Imana. Reka tubasabiye umugisha uva mu bwami bwawe, bari hagati y'ababyeyi babo hano ku kigo cyacu cya Rwahi. Tubasabiye hejuru ko bateza abayobozi babo bazarame, iki kigo kizaba ikinyamugisha, imbabazi z'Imana zizabaha ahantu. Buri mubyeyi wese wigishiriza kuri iki kigo azabona umugisha w'Uwiteka, bazarame, bazabona ubutunzi, abarezi bahabwa umugisha, ikigo gihabwa umugisha, akarere gahabwa umugisha, igihugu gihabwa umugisha. Aba bana badupfukama imbere, Mana yanjye, tumaze kubasomera ijambo ryawe, tubasuze amasezerano mashya, abana y'amasezerano, ko bazajya mu mahanga yose, bamwe bazaba abaminisitiri, abandi bazaba abajenerali, abandi bazaba abagaba b'ingabo, abandi bazaba abadepite, bazaba abagaragu b'Imana, bazaba ababishopu bakomeye, bazaba abanyamugisha. Izina ryawe rihimbazwe Mana. Tugushimiye ineza yawe, tugushimiye ubuntu bwawe, tuyashoboye kugira neza kwawe, tugushimiye imbabazi zawe. Ukoze Mana, menye gutuza uri na izina ryawe rihimbazwe. Nzashobora umurimo mwami, utuje usube hejuru mwami. Mana nziza, kuko batagufite ntacyo bashobora, ariko Kristo uri kumwe nawe byose birashoboka. Utuje basa gusina, bazamura ijwi rye, asenge asabira aba bana umugisha. N'iki gikorwa cyariho kibera aha, nubwo kigikomeje, ariko umukoro wo gusengera abana no kubigisha tuwushoreje aha. Reka azamura ijwi rye, ashima Imana. Data mwiza, Imana yo kwizerwa, yo kwiringirwa, se w'amata Yesu Kristo, tukuzamura icyubahiro, tugushimira kugira neza kwawe, uyu murimo ukorewe hano kuri uyu musozi mwami. Imana yacu nziza, ubugingo bwacu uyu munsi ukaba watweretse mwami. Imana yacu nziza, Uwiteka Imana izogeze kubw'umurimo wawe, kubw'ingingo zawe Kristo Yesu ariryo torero. Uwiteka Imana yacu nziza, nicyo gituma tubazana imbere y'amaso gusa imitima yabo kuko uri kuba mu bwenge bwawe. Imana yacu nziza, bakaranira abo Kristo Yesu muri uyu murimo. Imana ukomeze bwenge kubagura muri Imana yacu nziza, tuba ubwenge bwose atuye mu giciro kirire neza. Uwiteka kuko wabamenye kera, uyu munsi ukoresha ukabagaragaza, baba ari gukomeza ko sigire urabona tuwe. Uwiteka Imana ushaka kugendana nawe, buri wese muri uwo mwanya. Imana yacu nziza, atagenda kugaragaza, atagenda kwerekana kuri Imana, kugira ngo wubahwe kandi uhimbazwe na bose. Turagushimiye Data mwiza ko wagendeye, turagushimiye kuri kumwe n'abakubashoboza, turagushimiye mwami. Imana yacu nziza, no kubw'igikorwa cyose kijyanye n'uyu muhango wo kwimika abakozi bawe. Uwiteka Imana uha umugisha abantu bose babaye muri uyu mwanya, uha umugisha abantu bose mwami. Imana yacu nziza, witabiriye iki gikorwa, ubakiriye neza mwami.
twakire korali ya twari tugiye kwakira New Hope ariko haleluya haleluya abantu tunezerewe tugira gutya Pisco ya guturuka Jesi Nyagatare turabaramukije hanyuma mbere yuko dukora byinshi atubanze dushime Imana yabanye natwe mu rugendo Mwami turagushimiye kubw'aka kanya tugushimiye imbabazi zawe uri Imana nzima uri agakiza kandi uri amahoro yacu tugufite ntacyo tuzakena habe na mba tuje hano gukora umurimo wawe tuje kukuramya no kuguhimbaza bana n'ubwoko bwawe imitima ya benshi icishwe bugufi no kumva amagambo ndetse n'ubutumwa buva muri iyi ndirimbo duciye bugufi ngo ushyirwe hejuru kuko uri Imana mu izina rya Yesu amen.
tubaha amashyi menshi. Reka twongere dukomere amashyi menshi Uwiteka Imana iduhaye ibihe byiza. Ayo mashyi nayo Uwiteka ntabwo ahagije, tuyongere. Imana bagirire neza. Yes Nyagatare ivuye hano gutambutsa ubutumwa bwiza, umwami abagirire neza. Yes Mashaka, yes Kazaza, turabashimiye kubw'akazi kenshi muba mufite ko gukurikirana amasomo ariko mugakora n'uyu murimo. Imana ibagirire neza. Bavandimwe, ndagira ngo mbabwire yuko twamaze kwakira abashyitsi hagati muri twebwe kandi bakomeye, nubwo inyuma hari abandi nanone turi bwakire mu kanya. Hano turi kumwe n'umuyobozi w'ikigo cya GS Rwempasha, ndagira ngo tumuhe amashyi menshi.